ikoraniro ryo mu ijuru. Igitabo cy'ibyahishuriwe Yohana intumwa kidusobanurira ukuntu imiryango yose isingiza Imana hamwe na Kristo umutegetsi n'umushumba w'amahanga yose. Ibyumba isomo rya kabiri. Isomo ryo mu gitabo cy'ibyahishuriwe Yohana intumwa. Jyewe Yohani mbona imbaga nyamwinshi y'abantu badashoboraga kubarura iturutse mu mahanga yose, mu miryango yose, mu bihugu byose no mu ndimi zose. Bari bahagaze imbere y'intebe y'ubwami n'imbere ya Ntama, bambaye amakanzu yererana kandi bafashe imikindo mu ntoki. Umwe mu bakambwe arambwira ati, aba bavuye mu magorwa akaze bameshe amakanzu yabo bayezereza mu maraso ya Ntama. Niyo mpamvu bahagaze imbere y'intebe y'ubwami y'Imana, bakayiha icyubahiro amanywa n'ijoro mu ngoro yayo, maze uwicaye ku ntebe y'ubwami akazabuganisha mu ihema rye. Ntibazasonza ukundi kandi ntibazagira inyota ukundi, ndetse n'izuba n'icyorezo cyabyo ntibizabageraho ukundi, kuko nta murirwa hagati y'ubwami azababera urushumba, akazabashora ku mariba y'amazi y'ubugingo. Nuko Imana ikazahanagura icyitwa amarira cyose ku maso yabo. Iryo ni ijambo ry'Imana.